naho ari ku manywa cyangwa nimugoroba mwiriwe. Aha ni kuri Kivu News, aho dukomeza isesengura ryacu, ariko bamwe bagiye muri comment naho batwandika inbox batubwira ati wabishize no mu rundi rurimi twabyumva. Nukumva icyo turimo tuganira, nta kindi, we are talking about manipulations. That manipulation which is used for politics who want any interest, and that interest is not general but is a particular. It's good we are doing analysis. Some people ask if it is possible we can make in the context of DRC where we are. Today we are going to see why the politics using that manipulation and how they are using that manipulations. Ni muri urwo rwego dusubiye kugira ngo dusubire mu Kinyarwanda ko benshi ari cyo bumva. Twakomeje tugaragaza ukuntu abanyapolitiki bakoresha kugira ngo babashe kugumana ubutegetsi cyangwa se babashe kubugeraho, kugira ngo bakonserve pouvoir cyangwa se babashe kugira ngo biyamamaze babashe kugera ku butegetsi. Muri ibyo ngibyo muri Kongo kenshi kugira ngo umunyapolitiki abashe kugera ku butegetsi nta kindi akoresha, yiyamamarisha amoko. Ayo moko bakoresha kuko we abafite ubwoko bumwe muri Kongo, iyo avuze ko ari umunaka bene wabo bose bumva kuko ubutegetsi bugiye kubwabo, aho bavuga ngo il est l'un de nous. Iyo l'un de nous umwe muri twebwe bumva ko ubutegetsi bugiye kuzataha mu bwoko bumwe bwo muri Kongo. Kuko twabivuze amoko hariya yubatse mu rwego rwa politike, reka mbyite ntyo, amoko menshi ari muri kya gihugu arenga 200, rero ni 450 n'indi myinshi. Aho usanga twavuze ko abakoloni baca imipaka, baetnize ubutaka, babukoze d'une manière ethnique. Aho usanga bamwe batuye ku butaka bwa hariya batitwa ubutaka butabitirira. Twatanze urugero rw'amagroupement yitwa ay'abantu. Ku rugero turavuga ati groupement bashimyaka, ubwo n'ubwoko bw'ababembe. Ubwo bwoko bw'ababembe bari aho ngaho batuye aho, n'undi wese waba musiroca utari muri bwa butaka yumva kuko ari umushyitsi. Wa muntu noneho iyo yiyamamaje, icya mbere bumva muri ya groupement yabo, muri ya chefferie yabo, bumva ko ari umuntu wabugiye kwiyamamaza. Ubwo agiye kwiyamamaza ari uwabo, bamuhundagazaho amajwi batiteye kuri projet de société aba yaberetse. Tuvuze ko hariya kugira ngo umuntu agere ku butegetsi nuko akoresha amoko. Iyo ubwoko bugiye gukoreshwa, cya gihe nkuko twabivuze nta citoyenneté birimo, ni identité ikoreshwa. Iyo citoyenneté naho umukongomani wese yumva nk'umukongo. Tureba citoyenneté en tant que congolais pour chercher les intérêts généraux nationaux. Ariko mu gihe umuntu yiyamamaje nkavuga nti njyewe ndi umufurero, njyewe ndi umundande, abandane ni mu ntore, ntabwo bamutorera ko abishoboye cyangwa se yagaragaje projet de société, bamutora ko ari mwene wabo. Si icyo gusa, kugira ngo bashe kubigeraho agenda ajya mu matorero bariya bavuga ari kizana. Les personnes influentes mu bandi nta kindi akoresha, hari bariya banotable aho ubona ngo le chef coutumier akagenda akabagurira akantu. Ya ruswa bahaye igatuma bamutora, akabatuma mu matorero cyangwa mu masengero cyangwa mu eglise, nabo bakagenda bakumva wa muntu. Ntibarebeye ku bushobozi afite, ahubwo barebeye ku bwoko akomokamo. Si ibyo gusa, babandi n'abavuga ati le besoin dufite hano mu karere, nta mashanyarazi mufite, nta mazi ahari, indwara ni nyinshi, sante ihagaze nabi. Iwe ntareba kuri bya bindi ababwire ngo nibyo azakora, ahubwo ababwira ngo bano mubona muri buno butaka mwita abatarabanyu tuzabakurira.
ibyo ngibyo bageze igihe babikora, nibyo bibyara l'instabilité mu gihe cy'imyaka uhereza 96 kugeza kuri ubu ngubu, aho hari abantu bahezwa, abo ngabo bakaba igihe cyose ari victime, ndetse usanga n'abandi babikora they are acteur kandi bakaba victime. Kubera iki acteur et victime? Nuko we akora bakamwira ati kugira ngo ubashe kwihereza imbaraga, kora ibingibi, bya bidakoze bikamugaruka, bikamuteraho ingaruka mbi. Turimo turavuga ukuntu abo banyapolitike bo muri Kivu cyangwa se abanyapolitike ba Kongo bakoresha manipulation kugira ngo bagere ku butegetsi cyangwa se babugumeho. Arriver au pouvoir ou conserver leur pouvoir. Kubu conserva cyangwa se kubugeraho akoresha amoko kugira ngo abashe kubugeraho. Ku rugero ugasanga umuntu abwiye abantu ati ni mu ntora babandi mwitwa banzi, babandi bababyiga, babanyarwanda muvuga tuzabirukana. En extremiste wese ahita aza muri iyo angle avuga ati aba bantu n'intora runaka azatwirukanira babanzi. Abo banzi baba bafite iki? Abo banzi baba diabolize, babatunze amatungo, bafite inka, bafite ihene, bafite amazu, ndetse aho bageraga ati nitubirukana n'abakobwa babo beza tuzabasigarana. Icyo gihe abwiye umuturage wo hasi azamura amarangamutima cyane, mu buryo avuga ati uriya muntu nitumutora azadukorera ibyo ngibyo, ziriya nka zabo tuzazisigarana, ariya mazu, iriya mirima yabo, ariya masambu manini, iyi misozi babaho yose tuzayisigarana. Icyo kintu gihita gikurura amarangamutima. Ya marangamutima navuga ngo tugiye kubona ubutunzi, tugiye kubona abakobwa beza, tugiye kugira inka nziza, bya bindi tutabonaga tugiye kubibona. Ubwo ni uburyo umunyapolitike akoresha amoko. Hari n'ikindi usanga bavuga ati tugiye gukoresha akarere. Sisi batoto bakatanga. Mwibuka higeze haba intambara conflict Kasai Katange, aho abanyagasai bavugaga kuko ari bo bafite imirimo yose muri Gatanga. Mu gihe bazabirukanye abanyagasai bose, abanyagatanga bazasubira muri ya mirimo. Murumva ko amacakubiri, manipulation ikorwa mu rwego rw'ubwoko, ikongera igakora no mu rwego rw'akarere, rwa rejo. Iyo ntambara y'abakasayi Katange, abakasayi nibo bari bababwira ko bafite imirimo, amaposita yose ya Jekamine ya hehe aribo bayirimo. Mu gihe bazaba birukanye abakatange bazasubira muri ya mirimo. Byateye ingaruka nyinshi, hapfuyemo abantu. Muri za Atene wasangaga abantu ariho bari, diare yahiciye benshi, disantere mara benshi. Ngubwo buryo amoko akoreshwa mu nyungu za manipulation kugira ngo umuyobozi cyungu wa kumwanza cyangwa se ne runaka abashe kugera ku nyungu ze. Si ibyo gusa, muri icyo kintu hari ikindi bakoresheje itangazamakuru. Iryo tangazamakuru bagatanga amakuru y'ikinyoma, iyo twise the fake news. Bagakoresha itangazamakuru, ni televiziyo, ni radio, ubungubu ko habaye social media. Iyo bashaka kugira ngo bagaragaze ibyabo, bifata amashusho bakayifatana na bene wabo, barangiza bakagarura wa muco w'iwabo, bakambara kurya kw'iwabo, hanyuma babandi bose bazi wa muco bakabasha gukora iki? Bakazamura amarangamutima. Ya makuru ahishira intege nkeya zabo. Dufate ku rugero muri Kongo, Perezida Felix Tshisekedi kuva yatorwa kenshi ahora mu ngendo, ahora mu ndege, yageza aha ngaha, kubera ko abanyapolitiki bakora icyo bita ngo ni kurangaza abantu, distraction. Iyo distraction ikoreshwa kugira ngo abaturage barebe ibindi bintu kugira ngo bataba responsable. Iyo umuntu ari responsable amenya ngo iki kintu kirimo gikorwa, kirimo kirakorwa gito. Ariko mu gihe prise de conscience yaba yarapfuye, amarangamutima atagikora neza, iwe uriya mugabo aramubwira ati nagiye mu gihugu runaka, nagiye gushaka ibikoresho byo kurwanya abanzi.
umwazi ninde? Ni wa wundi bashyize ku ruhande bamwambika isura yo kuba ari umututsi. Ariko se kuba umututsi byari bigomba kuba icyaha? Ese kuvuga ikinyarwanda muri Kongo cyari kigomba kuba ikibazo? Ariko yabaye turufu, yabaye pretext, yabaye urwitwazo kugira ngo abanyapolitiki bagumane cyangwa se bagere ku butegetsi. Ndibuka Honorere Bitakwira, ifi Ministre wa Development, yageze ahantu aravuga ngo mwebwe hano hakuna mwenye atafukuza mwengine kuyibulongo, nta numwe nguzirukana ngundi kuri ubwo butaka. Ubwo yabwiraga nde? Yabwiraga abanyamurenge, akabwira n'abafurero. Ubwo abafurero babwirwaga iki? Babwirwaga ko barwana bakazirukana abo banyamurenge. Ariko kuko ageze mu banyamurenge barimo abafurero, arababwiye ngo nta numwe uzirukana undi ku butaka. None se ku rurimi rwe ruhindutse, aho yavugaga ngo bariya n'abashyitsi barunaka baje babona n'ejo bundi, ntabwo byatinze ntibirarenga muri za 80 nibwo bageze hano. Ariko kaza akavuga ngo aba n'abanyagihugu, ariko nta yasubira kuri radio no kuri televiziyo no kuri social media akavuga ko bariya ni ikibazo, ahubwo badukurura abanze mu bindi bihugu bene wabo b'abatutsi kugira ngo bapfurero mwebwe mubashe kubuzwa uburenganzira bwanyu. Ya distraction navuze yica iki? Yisha abaturage mu mutwe, umuturage akabasha kutareba icyo umuyobozi akora, ahubwo akatekereza gusa za emotion z'abakulture y'iwabo. Si nibyo gusa, rikenshi twari tuvuze ubwo buryo bwa discrimination nako bwa distraction. Hariho n'ikindi bakoresha mu kuzamura amarangamutima. Ayo marangamutima bayazamura bate? Umunyapolitiki areba ngo ese bano bantu niki bakunda. Muri Kongo perezida yaza aho kugira ngo batega amatwi bumve icyo ashaka kubabwira, bakagura imiziki, akabahereza amafaranga, bakagura amayoga, bakanywa, bagasinda, bakabyina amandombolo. Wa muntu wabyinye ndombolo ntabwo akibarira responsable. Ni uvuga ngo mind ye cyangwa esprit ibiri korompe. Iri korompe n'agafaranga bamuhaye kubera inzara, iri korompi n'akakantu bamuhaye kagasusu yanyoye gatuma adatekereza neza. Ikindi bakora, umunyapolitike akrea embezwe yabezwe itabona igisubizo kugira ngo abaturage bahugire muri cya kibazo. Muri Kongo tuzi ko hano dutuye hose hari zahabu. Il y a de minéraux, il y a de l'or, il y a de cuivre, il y a de cobalt n'ibindi byose. Ariko Kongo ishyirwa mu bihugu bikennye, aho umuntu ngo atabasha kubona $1 rimwe ku munsi. Muri cyagiye twicara tuvuga ngo we ni baba, ni wowe, we ndo chef utatusaidia. Cyagihe wa muntu bamushyize mu kibazo cy'ubukene, ntabwo abasha gutekereza ibya politiki. Igihe adatekereza ibya politiki, bihesha wa munyapolitiki kugira ngo abashe kuguma ku butegetsi. Mu gihe cyose azamubona azamuhereza $100, namuhereza 100 wa muntu azavuga ati ndakize. Mu gihe abantu barwaye, indwara ikaba bemereye nabi, umuntu akabasha gutekereza akavuga ati nabona make yanjyana n'umwana kwa muganga nabakize. Igihe cyose runaka guprometera agafaranga, ni ukuvuga ko nta kindi utekereza, uhesha agaciro cya kindi yakwemereye. Si nibyo gusa, noneho iyo bimaze kuba gutyo, abanyapolitiki bakoresha amagroupe armé. Les groupes armés ziri en connotation yihe? En connotation ethnique. Iyo connotation ethnique ni ukuvuga ko abapfurero bo muri Sud Kivu bafite biroze bishambuke. Ni y'abapfurero, ni ukuvuga ngo baravuga ngo umupfurero wese ni uwo muri iyo groupe armée. Izo groupe armée nta kindi ziri au service y'umunyapolitike wabo ufite icyo ashaka kugeraho. Ese niba tuvuze Bitakwira, niho nabahaye juste, akaba bumva kuko ari bo bavugira. Ese buriya umuntu yakavugiye ubwoko cyangwa yakavugiye inyungu rusange? Ni muri urwo rwego tugomba gukanguka, tukabasha kumva, tukavuga ati se ibi ngibi avuze bihona hayi juste nibyo. Ese kugeza kuri ubu ngubu undi muntu waza kugira ngo abashe kumuzana igisubizo
atari kuva ngo nuko umurwanya. Nicyo gituma groupe armée zitashira muri Congo, kandi izo groupe armée zose zikaba ziri en connotation ethnique, muri bwoko bwose bakaba bafite groupe armée igomba kuba protege. Iyo instabilité itazashira, iyo instabilité, izo rebellion zitarangira hariya, ni ukubera imiyoborere mibi. Kugira ngo tubivemo, nuko abantu bagomba kurenga manipulation, nuko abaturage babasha gushigikira icyo babona gifite agaciro, nuko abaturage bagomba kubaza abayobozi bakaba redevable. Muyobozi watubwiye kuzadukorera ingibi nibihe wakoze, muyobozi ko dukennye iki ngiki ukaba waratubwiye kuzakora iki ngiki, byagenze bite? Aho abantu kugira ngo baje mu muhanda banga ikibi babwiwe umuyobozi yabemereye batakoze, ahubwo umuyobozi akabahereza amafaranga kugira ngo babashe kumushigikira. Mu gihe bimeze bityo, akarere kazakomeza kaba mu mutekano mukeya, kandi abaturage tuzahora mu ntambara z'urudaca. Nta terambere tuzabona, nta mahoro tuzabona, nta bumwe n'ubwiyunge tuzabasha kugeraho. Icyo tuzakora ni iki? Tuvuye ku rugero ubu ngubu AFC M23 twirwana irimo irarwana, imaze gufata Bukavu na Goma. Tuzareba mwese kugeza kuri ubu ngubu, ese mu by'ukuri hari ibisubizo bihari bishobora guca amagroupe armée? Ese abaturage bari hariya bose bari muri kariya karere, ese bazagera kuba ku bumwe n'ubwiyunge? Ese ikibazo cy'ibitaro cya sante kizakemuka? Ese amazi azabaho? Ese umuriro, ibuka kuko muri Kongo twe dutanga umuriro, ariko hariya abantu baba kuri buji, nizo buji kuzibona ni ikibazo. Amazi ni ukunywa ikiyaga, ibitaro ni ukugenda ahantu hose ugasanga abantu baba mu bapfumu, baganga bakiyasiri. Ibyo byose umuyobozi buzita ku baturage buzita kuri ibyo. Reka tuzafata umwanya turebe ukuntu ibikorwa bamaze gukora nimba byenda gusubiza les besoins fondamentaux. Izo besoins fondamentaux tuvuga nizibasha gusubiza ubuzima bw'abaturage. Ubuzima bw'abaturage ni ubuhe? Nuko umuturage agomba kugira umutekano, nuko umuturage agomba kugira amazi meza, nuko umuturage agomba kugira ivuriro ryiza, umuturage nuko agomba kugira umuriro, umuturage nuko agomba kugira amashuri. Izo secteur zose bakagira n'umuhanda mwiza, abaturage bakabasha gucommunicating abuzira ikibazo no kubasha kumenya imibereho ijanye n'ibiryo. Reka tuzafata undi mwanya bidatinze kugira ngo turebe ese izo rebellion iri hariya yo yenda gusubiza ibibazo by'abaturage, kugira ngo tuvuge ngo abakongomani umunsi umwe tuzogera ku miyoborere myiza. Nakagaruka ni ahandi kuri Kivu News tuzakomeza dukora isesengura. Murakoze.